Yego twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe abandi kumwe na mugenzi wanjye Theo nanjye amazina yanjye akaba ari Shinani nkaba hari ikiganiro gito cyangwa se akantu twagira ngo tuganireho mwanyemerera twaba twagira icyo tubiganiraho. Yego. Rero ubushize hari ubwo nageze nya mbona agatabo wanditse ndagasoma numva kanteye amatsiko biba ngombwa ko nagira ngo icyo tuganiraho. Mu by'ukuri iki gitabo cyasobanuraga iki? Cyari wacyanditse giturutse kuki, wabitekereje ute, byakujemo bite mbese muri makeya? Murakoze. Iki gitabo kugira ngo nyandike ubundi kera nkiri n'umwana nari mfite ikibazo cyo gushaka kumenya, numvaga mfite akantu k'amatsiko ko gushaka kumenya ikibazo kiri hagati y'abantu n'Imana. Nakomeje uko nagiye nkura mbese byagiye binzamo gutyo, nkumva nshaka gusobanukirwa neza, nkabona tujya mu misa nkumva ngo turabanyabyaha ariko simbasha kumva icyaha icyo ari cyo. Burya rero iyo umuntu afite amatsiko akenshi usanga ya matsiko nyine ageze aho ngaho Imana ikagusobanurira ikaguhishuriramo, ikagusobanurira ayo matsiko wari ufite, ikaguhishurira, ikaguha ubwenge. Kuko na Bibiliya bivuga ko idushyiramo inyota y'ikintu kugira ngo ikiduhe. Yego. Ubu rero ni gutyo igitekerezo nagize cyo kwandika agatabo. Numvaga mbese mfite inyota yo kumenya ukuri, nkumva icyaha sinyumva neza, nkumva nshaka kumenya neza Imana. Ngize amahirwe rero abimpa, none nabyanditse mu gatabo kugira ngo mbisangize abantu. None mwadusangiza nibura kuri make mu ncamake y'ibyo byanditse muri kano gatabo, wenda ko hari igihe umuntu asoma akaba yasoma akisobanurira ku giti cye cyangwa agasoma adasobanukiwe, wenda ukadushyiramo mu ncamake y'icyo wavugaga cyangwa icyo wari ugamije cyangwa se uburyo wabyumvisemo, wenda kugira ngo natwe dusakazeho. Yego. Aka gatabo kitwa Ubumuntu. Impamvu nakise ubumuntu ndaza kuyisobanura, ariko biva ku izina umuntu wundi. Ubumuntu n'izina umuntu biragendana, n'amazina aturuka hamwe. Noneho rero Bibiliya itubwira ko mu gitabo cy'Intangiriro igice 1:26 ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo kandi imuha n'imico yayo. Umurongo neza ukuntu bivuga uravuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Bibiliya y'Abagatolika iravuga ngo agire imisusire nk'iyacu. Urumva ko rero umuntu Imana yamuremye nk'uko nayo imeze. Noneho twakomeza twagera mu Ntangiriro ibice 2:7 bakatubwira ngo Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, ngo irangije imuhumekeramo umwuka wayo w'ubugingo. Uwo mwuka rero w'ubugingo n'ubundi iyo ukomeje gusoma usanga ari umwuka nyine, kuko yamuhumekeyemo umwuka. Umurongo ukurikiyeho bahita bavuga ngo nuko aba agira ubugingo buzima. Urumva ko yabaye muzima kubera ko umwuka w'Imana umurimo, ni umwuka rero utanga ubugingo. Noneho iyo ukomeje ugasoma Bibiliya muri Yohani ibice 6:63 Yesu yadusobanuye ko umwuka rero utanga ubugingo. Ni ukuvuga ngo umwuka utanga ubugingo ni urya mwuka w'Imana nyine. Noneho ahantu naho basobanura umwuka w'Imana ni mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5:22 kugeza ku 23. Baravuga ngo ariko ngo imbuto z'umwuka ngo ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, imico myiza, kudahemuka, kugwa neza no kumenya kwifata. None rero ahantu igitekerezo cyavuye neza, nagize ikibazo cyo gutekereza, kuko nkunda burya hari ukuntu twumva amagambo ukayumva ariko ntituyatindeho cyane. Ntabwo ubwonko bwacu bwaremewe gutekereza cyane. Hari ukuntu wumva amagambo ntuyatindeho, uko bayagusobanura ugahita wumva, kandi wari usanzwe iryo jambo urizi. Nagerageje rero gushaka igisobanuro cy'ijambo ubumuntu kubera ko nzi icyo risanzwe rivuga. Noneho njya kuri dictionnaire ndarishakisha ubumuntu, nsanga ahubwo ijambo ubumuntu risa n'imbuto z'umwuka.
kandi risa neza n'imico y'Imana, kuko Imana igira karagiteri zayo. Imana ni inyampuhwe, Imana ni urukundo, Imana igwa neza, Imana irababarira. Ibyo rero byose nibyo nasanzemo ubumuntu, nibyo nasanze bisa nk'ubumuntu. Hari amagambo nasanze mu bumuntu, iyo ukoresheje nk'indimi zo hanze, ikinyarwanda cyo ntabwo amagambo yose tuyitaho cyane kuyashyira kuri interineti, ariko nk'icyongereza bakubwira ko ubumuntu ari impuhwe, imbabazi, kugira neza, imico myiza, kugira ubumuntu, urukundo rwa kivandimwe, kubabarira no kugira impuhwe. Noneho wajya no mu mubiri ugasanga Imana ni inyampuhwe, ni inyembabazi, igira neza, ni nziza, igira ubuntu, Imana ni urukundo, irababarira, kandi Imana n'ubundi nyine irongera ikagira impuhwe. Wumva ko rero imico y'ubumuntu ihura neza na ya karagiteri y'Imana, bihita bihuza na wa murongo ngo reka tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, cyangwa se agire kamere yacu. Urumva ko birahura. Uhita wumva ko rero uwo murongo muri Bibiliya usobanutse iyo uhuje n'ubumuntu n'imico y'ubumuntu. Nanone igahura n'imbuto z'umwuka, kuko imbuto z'umwuka ni urukundo, kwihangana, kugira neza, kugwa neza, kwa kundi twabisomye. None ngewe akabazo nari mfite rero k'amatsiko gakomeye, nk'uko bivuze ubumuntu harimo urukundo, harimo kugira neza, hari byinshi mbese bigiye bikubiyemo kugira ngo mbese bigaragaze ya shusho y'Imana. None ko urukundo mbona rusa nk'urimo ruracika mu isi, ubona abantu ntawe ukita ku wundi, ukabona abantu bararyana, abandi baragirana ubugome, ibintu mbese bidasanzwe byo byaba bituruka ku ki? Urakoze. Muri iki gitabo n'ubundi gifite munsi ya titire yacyo, munsi y'izina ubumuntu hari 30. Umurongo wa mbere uvuga ngo inkomoko y'umuntu n'imico ya muntu. Noneho umurongo wa kabiri uvuga ngo ni gute umuntu yanduye ubugome n'ubunyamaswa, ikibi cyinjiye mu mutima mbese. Noneho umurongo wa nyuma uravuga ngo ni gute umuntu yasanwa. Ngiye ku murongo wa kabiri nyine nk'uko icyo kibazo kimbajije, umurongo uravuga ngo ni gute umuntu yanduye ubugome n'ubunyamaswa, ni gute ikibi mbese cyinjiye mu mutima w'umuntu. Ikibi ukurikije dictionnaire ukuntu zigisobanura, ugiye ku madictionnaire, ikibi bagihuza n'imico mibi. Ikibi bagihuza n'imico mibi, nk'umuntu ugira ishyari, umuntu wanga abandi, umuntu urwana, umuntu ugira nabi, umuntu wuka abandi nabi, cyangwa udakunda abantu muri make. Bigahura rero, kuko Bibiliya itubwira ko icyaha cyaturutse muri Edeni, ahantu Satani yagiye agashuka Eva, akamuyobya, akamwigisha kutubaha Imana. Ubundi icyaha cya Adamu cyanditse muri Bibiliya mu murongo mu gitabo cy'Abaroma umurongo wa 5, igitabo cy'Abaroma umutwe cyangwa se igice cya 5 umurongo wa 19. Bavuga ngo nko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye abenshi kuba abanyabyaha, ngo niko no kumvira Imana kumwe kuzatuma abenshi baba bakiranutse. Uwo umwe rero utarumviye Imana ni Adamu, kubera ko icyaha kibarwa kuri Adamu, kuko niwe Imana yari yahaye inshingano zose. Noneho rero uwo umwe waje kudukiza icyaha ni Yesu. Kutumvira Imana rero kwavuye hehe? Iyo usomye igitabo cy'Intangiriro ibice 3, ahantu Satani mbese yashutse Eva, bavuga ngo ni inzoka yashutse Eva. Ariko mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 9 batubwira ko ari inzoka ya kera ishuka abantu bose bo mu isi, yitwa umwanzi na Satani. Ni Satani rero. Satani yagiye kuri Eva amwigisha kutumvira Imana. Yamwigisha kutumvira Imana gute rero? Yaragiye amusobanurira ko yagiye amwinja, aramubaza ati se kubera iki Imana idashaka ko murya zino mbuto? Nuko rero Eva arayisobanurira, yibwira ko imbuto bemerewe kuzirya nyinshi ziri muri ubwo busitani, ariko harimo igiti kirimo hagati batemeye kurya imbuto zacyo. Noneho amubwira ko bazapfa. Kandi Satani nicyo cyamugenzaga, yashakaga uburyo bwose abakina imitwe ku buryo bakora cya cyaha bagapfa. Kuko Satani ni umwanzi w'Imana, ntabwo akunda ibintu byose Imana yaremye. Ubwo rero umugore amaze kumwishura ko muri icyo giti harimo imbuto zishobora kubica, Satani ahita abakina imitwe
amuyobya mu bwenge, mbese ayobya intekerezo ze, amwumvisha ko agomba kuzirya. Yamwumvishije ko agomba kuzirya gute rero? Yaramubwiye ati gupfa ntago muzapfa. Mbese iyo mpamvu Imana yabahaye ko muzapfa ntago muzapfa, ahubwo hari indi mpamvu yabikoze, yatumye bikora. Ni ukubera ko itashatse ko mufunguka amaso mukamenya ubwenge mukamera nkayo. Gufungura amaso no kumenya ubwenge, cyangwa se kuvumbura ikintu wakwita ukuri ku bwawe. Umva ko yabaye nk'iyibaha ukuri, ariko ukuri kwa Satani ntabwo ari ukuri kw'Imana. Ukuri kw'Imana ni urupfu, kubera ko iyo bazirya bari gupfa. None rero Satani yabaye nk'ubabigishije ubwenge, ababwira ko nibarya izo mbuto batazapfa, ahubwo bazahita bavumbura iki? Bazahita bavumbura uwo bari we, kuko Imana yabahishe kugira ngo batazazirya bagafunguka amaso bagahindurwa nk'Imana nabo, bakamenya icyiza n'ikibi. Ibyo rero, ikintu byahise bibatera muri bo, byahise bituma basuzugura Imana. Tuvugishije ukuri, ntabwo umuntu, nubwo batabyanditse muri Bibiliya, ariko ntabwo umuntu ashobora gusuzugura gusa. Ntabwo umwana wawe, kuko Adamu na Eva bari abana b'Imana, ntabwo umwana wawe ashobora kugusuzugura gusa nta kindi cyabaye muri we mo imbere. Kuko ko Satani amaze kubibira ibanga rye ku giti cye, ukuri kwe mbese yashakaga kugira ngo bapfe. Amaze kubumvisha ko Imana yabahishe kugira ngo batazamera nkayo, urumva mu by'ukuri muri bo, mu mitima yabo hari ikintu cyinjiyemo gituma batangira kwanga Imana, bituma bayisuzugura. Icyo kintu rero ni umwuka mbese wo, urabona iyo uvumbuye umuntu ko umuntu wari usanzwe ameze nk'aho agukunda, ariko bakakumvisha ko atari urukundo arimo gukunda, ahubwo ari uburyarya bwo kugira ngo utamenya ubwenge cyangwa udatera imbere. Hari ikintu kikwinjira mu mutima kigatuma umwanga, bigatuma noneho ukora ibitandukanye n'ibyo yakubwiye. Icyo rero nicyo cyabinjiyemo, aricyo kibi. Ikibi cyinjiye mu mitima yabo, bahita batangira gusuzugura Imana kubera ko bari bamaze kurakara, bumvishe ko Satani ababwiye ko ahubwo Imana idashaka ko batazamera nkayo. Icyo kibi rero nicyo cyinjiyemo, kandi icyo kibi cyinjiyemo kirwanya imbuto za mwuka. Imbuto z'umwuka ni urukundo. Urumva nta rukundo rw'Imana bari bagifite, ni ibyishimo. Nta byishimo bari bafite kubera ko Satani yari abarakaje. Yarababwiye ko Imana yabakinnye imitwe. Nta mahoro ari mu mitima yabo. Kwihangana kwari kurangiye kuko basuzuguye Imana, ntabwo bigeze bumvira Imana. Kugira neza, imico myiza, byose byahise birangira. Kudahemuka, ntabwo kudahemuka kwabavuyemo kubera ko batumviye Imana. Kugwa neza no kumenya kwifata, byose byari byarangiye. Ni ukuvuga ngo hinjiyemo ikintu kirwanya imbuto z'umwuka. Mbese umwuka turimo, ariko noneho ari nawo utuma izi mbuto zizamo, bihinduka imico yacu. Noneho ikintu yabinjijemo ni ikintu cyatumye izi mbuto zitongera gusohoka. Urumva ko yabasuzuguje Imana, wa mwuka w'Imana ubavamo. Niho rero Adamu yapfuye ku buryo bw'umwuka. Amaze gupfa ku buryo bw'umwuka, urumva iyo witegereje, noneho tujye ku kandi kantu nshaka gusobanura. Iyo witegereje ukareba ukuntu Imana yaremye ibintu byose, ukareba ukabona umuntu yaramuremye mu inshingano zo kubyara no kurera umwana we, kugira ngo umwana arerwe n'umubyeyi we. Umubyeyi amwigisha ukuntu azitwara, mbese agakura akaba umugabo cyangwa akaba umugore. Urumva imico umwana yigira ku mubyeyi. Kandi nanone burya umubyeyi usanga asa n'umwana imiterere, bahuje amaraso, bahuje uruhu, bahuje ukuntu inyuma hasa, n'imisatsi usanga ari imwe. Urabona nk'abazungu bagira imisatsi, iyo abyaye umwana w'umuzungu nyine aza afite imisatsi y'abazungu, n'umwirabura akavuka afite imisatsi y'abirabura. Urumva ko n'umwana ishusho ye neza ayivana ku babyeyi. Buriya no mu maraso rero ni uko, kuko iyo upimye na za DNA cyangwa se ADN mu gifaransa, usanga n'ubundi ahuje n'umubyeyi. Bivuga ngo rero n'imico burya ibihuje. Kubera ko Adamu rero yaramaze kwinjiramo ikindi kintu mu mutima we, kimukiye no mu bana we, urubyaro rwe rwose rurafatwa. Nuko rero ikibi cyinjiye mu bantu, ikibi kitwinjiramo na n'ubu. Iyo numva nezerewe cyane, ahubwo numva nishatse kugira amatsiko yo kuzamenya ibirimo byanditse byose mu gatabo. Ahubwo niba mwatwemerera ko ubutaha twazongera tukaganira, kugira ngo twinjire noneho byimbitse neza, twinjira kuri paje ku yindi, ukabidusobanurira gutyo, rwose byaba bibaye byiza kurushaho. Rero nifuzaga ko niba hari ikindi wabasha kugira ngo tuganirize nonaha, cyangwa se uzakituganiriza ubutaha, ubwo wabidusobanurira nabyo nta kibazo. Wenda kugira ngo utagutwara umwanya wawe, kandi urakoze cyane rwose.
yego urakoze. Hari amavideo nakoze mbere ari kuri YouTube murayabona, ndayashyiraho amalinki hano hasi, nayo asobanura kano gatabo, ariko numvaga ntagasobanuye neza, numvaga nshaka kukavuga kose icyarimwe uko kakabaye, kuko nagiye nsobanura uduce duce. Ikindi nakongeraho nuko nubwo ikibi cyinjiye mu mitima y'abantu ariko bashobora kugikira. haracyari ukwizera. Haracyari ukwizera ko gishobora gukira. Ijambo kurema rijya gusa n'amagambo y'ibintu dukora natwe, nko kubaka, gusana. Iyo urebye kuri dictionnaire usanga ari amagambo ahuza inyito no kurema. Iyo witegereje nko kubaka rero, dufate nk'inzu igiye gusenyuka, iyo wongeye ukagarura abafundi babandi bayubatse, barongera bakayisana, ukazana ariko bamwe bari professional, bari babigize umwuga. Inzu barayubaka bakongera bakayisubiranya neza, ikamera neza, ikaba nshyashya, ahubwo ntumenye ko igeze no kugira ikibazo cyo gusenyuka. Nk'iyo uzanye abantu bakoze umuhanda utangiye gupfa ukabazana, mwabonye ukuntu bakora umuhanda ukongera ugahinduka mushyashya. Ibi mbivuze rero kugira ngo nsobanure ko umuntu wakoze ikintu burya afite n'ubushobozi bwo kujya kugisubiza uko yagikoze. Umuntu rero kubera ko n'Imana yamuremye, kugira ngo Imana imusubize kwa kundi biroroshye, ni ibintu byoroshye cyane. Gusa ikibazo kiva hehe rero? Ikibazo kiva kubera ko ikibazo cyagiye hagati y'Imana n'umuntu ni ukutumvira. Buriya ni niho ibyaha byose bikomoka. Icyaha cy'umuntu gituruka mu kutumvira. Ni naho ikibazo cyose gituruka rero burya. Kutumvira, umuntu yinjiramo kutumvira, agira imico y'ubwigomeke, kwigenga, umuntu agashaka kugira ngo mbese ukumva ushaka gusumba abandi, ugashaka kwigira Imana muri make. Abantu mbese bafitemo imico babyita mu Cyongereza babyita self-centeredness, kwikuza, ukumva mbese ari abantu bahatari. Birya bintu nibyo bibatandukanya n'Imana, kandi nibyo byinjiye mu mico y'abantu. Aya magambo turimo kuvuga, izi karita Imana yahaye abantu ni imico. Iyi mico rero yabashyizemo, Satani nawe araza abashyiramo indi mico y'ubwigomeke, abantu mbese bigomeka ku Mana, niho icyaha gituruka. Imana rero ishobora gukiza umuntu, ishobora gukiza isi yose. Imana ifite ubushobozi bwo kuba yakiza isi yose mu munota umwe gusa. Gusa ikibazo kiracyari ya bariyeri iri hagati y'Imana n'abantu, kutumvira Imana. Kuko n'ubundi nigukiza udafite umutima wo kumvira, n'ubundi ntabwo uzumvira, uzongera usubire mu byaha. Bisaba ko rero wemera Yesu Kristo. Abantu benshi nanone bakunze kwibeshya kuri Yesu Kristo, uretse ko nawe tuzakora ikiganiro tugasobanura uko namumenye ku buryo bwihariye. aho niho hakenewe. Iyo usomye igitabo cy'Intangiriro muri Bibiliya, ku murongo wa mbere barakubwira ngo mbere na mbere mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Noneho bakamanuka bagashyiraho lisite y'ibintu byose Imana yaremye kugeza igitabo kirangiye, kandi bakanakubwira ngo byose byari byiza. Noneho tukagera ku kindi gitabo cya Yohani, Ivanjiri ya Yohani cyangwa inkuru nziza ya Yohani. Nawe atangira nk'ukuntu mu ntangiriro batangiye. Aratangira ngo mu ntangiriro hariho Jambo. Jambo yari kumwe n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Mbese we ntabwo asobanura ibintu Imana yaremye, ahubwo asobanura uwaremye uwo ari we. Avuga ngo ibintu byose niwe wabiremye, ntacyaremwe na kimwe kitaremwe nawe, kandi muri we harimo ubuzima. Urumva ko yari kumwe n'Ijambo, yari kumwe n'Imana kandi akaba Imana, kandi ibintu byose byaremwe nawe. Urumva ko rero ni nka kwa kundi twavuze, iyo uzanye abantu bakora umuhanda ukongera ukabasubiza ahandi ngo bakore umuhanda wangiritse, barawusana ugahinduka mushyashya. Iyo uzanye rero Jambo wa wundi waremye byose byaremwe nawe, ukamuzana ngo yongere abisane, arabisana bigahinduka bishyashya byose. Niyo mpamvu rero Yesu yaje akaza mu isi, aje gusa kugira ngo adukize icyaha, kandi biroroshye cyane kubera ko niwe ukiza. Ni nk'umuganga, nta kintu twemerewe gukora, dushinzwe gusa iyo tumaze kumwemera ni ukumwizera. We yadusabye kumwizera. Iyo umwizeye aragukiza, yinjira mu mubiri wawe, akongera akakurema neza, akagusubiranya, ndetse akagusubizamo na wa mwuka wavuye muri Adamu agapfa mu mwuka. Yego, barakoze ku bw'ikiganiro utugejejeho kano kanya. Twatangiye ku kiganiro cy'ubumuntu, ariko nubisha hari ibindi by'amatsiko biri inyuma bishobora twifuza ko wenda igihe twazongera kubona akanya twazongera tukabiganiraho kugira ngo nabyo bitugezeho.
murakoze cyane rero mugire ibihe byiza. yego murakoze namwe. Yego yego.